Reka nongere gusuhuza kandi nkwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye Amedia TV. Je wumva kuri mikoro ni Tekamanzi. Tugarutse mu makuru ya Pi Network. Amakuru uyu munsi ni umwihariko. Utega amatwi ni buri bwumve ibimureba cyangwa se icyo gukora. Ariko utari butega amatwi afite ikibazo gikomeye cyane. Reka mbanze saba umuntu utarakora subscribe ayikore kandi buri nkuru n'ikiganiro ujye ukanda like. Mwakoze mwe mubikoze cyangwa se ababikoze. Reka nangire mbabwira iyi nkuru, ariko sini nkuru ahubwo ni ibintu bizwi. Umuntu wese ukurikira Amedia TV uri mu idini, iyo bamusobanurira ijuru akagera ku rwego rwo kuryemera, nta gishushanyo baba bamuzaniye ngo akirebereho ngo avuge ati ijuru risa ritya, riteye ritya, riri hano, rirangana ritya, rirareshya ritya. Ntabyo ibyo ngibyo. Ni amagambo bamuzanira bakamutekerereza bakamubwira ubundi akemera, hanyuma bakamuha andi magambo amubwira uko agomba kwitwara, ibyo agomba gukora, uko agomba gutekereza, bikamujyamo neza neza. Ugahura n'umuntu yarabaye ipanshi, yarayobotse, yaremeye ebana, kandi abigendamo neza ibyo yigishijwe, cyangwa bamwe bakabigendamo nabi. Nta muntu wari wakuzanira ishuri ryigisha ibipimo by'ijuru ngo bakwereke umwenjenyeri waryubatse. Ni ibintu byo mu mutwe gusa. Reka tujye mu mutwe rero. Impamvu mbabwiye aya magambo nuko aba pioneers benshi bamayininze Pi, mugiye kuzihomba neza neza neza, ku mpamvu ngiye kubabwira. Impamvu ya mbere izatuma umuntu umupioneer wamayininze Pi azihomba ni ukutita ku makuru arebana na Pi Network. Iki cyo kizakukuramo rwose. Urugero naba nuko mu bihe bitandukanye hatanzwe amatangazo, hatangwa amakuru, ama updates ku bigomba kuzuzwa muri Pi. Ntabwo abantu bigeze babyuzuza ku mpamvu imwe yuko batigeze babimenya. Kandi mu Kinyarwanda duca umugani uvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Niba udafite amakuru, ndabyibuka umukuru w'igihugu cyacu baramubaje ngo niki kintu yabaho adafite akumva adatekanye, ati ni amakuru. Niba uzi ko udafite amakuru, nawe ubwawe ntabwo wifite. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri kizatuma umuntu ahomba Pi ze ni ukutuzuza ibyo asabwa. Hari ukutabyuzuza kuko utabimenye, hari no kutabyuzuza kuko wabyirengagije, wabisuzuguye. Si ngombwa. Okay, nanjye nzaba ndora. Kutuzuza ibyo usabwa. Icya gatatu gikomeye cyane kizatuma umupioneer wese wamayininze Pi ashobora kuzihomba: kuzuza imyirondoro yawe nabi. Hari ukubyuzuza, ariko hari no kubyuzuza nabi, ugaterwa ingaru, ugatezwa ingaru. Reka mbisubiremo kugira ngo buri wese abyumve neza. Ikintu gikomeye cyatuma uhomba Pi zawe
ni ibintu bitatu ngiye gusubiramo mu ncamake. Ni ukutamenya amakuru, utakurikiranya amakuru ngo uyagire uba uyafite, kutuzuza ibyo usabwa waba wari ubizi cyangwa se utari ubizi, no kubyuzuza nabi. Ibyo bintu uko ari bitatu bizagukubita hasi, bizaguhombya. Ngiye rero kwibanda cyane ku byo tugomba kuzuza. Singiye kujya ku amakuru kuko ndayabaha hano kuri Amedia TV. Utahakurikira afite ibibazo. Jewe nahisemo gukoresha ubu buryo bwo kubaha amakuru yo kuba ushobora kugera ku rwego rwo gutunganya konte yawe ya Pi. Dufatanije ushobora kugufasha kuri telefone cyangwa imbona nkubone, ushobora no kugufasha online ngusobanurira nawe ukabikora. Twagiye rero shaka gukoresha igihe gitoya. Icyambere nk'ubu ikigezweho ni migration, kubera ko bya bindi nutabikora nta migration uzabona, kandi Pi warazimayininze ziriteretse. Hari umuntu wamamagaye ngo ninze mufashe mubikurire Pi's, ndagenda. Ariko mbere yuko ngenda ntari nagenda, ntabwo nagiye, ahubwo ntari nagenda naramoje, ariko ziri kuri available balance. Ati aho ni he? None wowe urazibona he? Ati hahandi hejuru. Hehe tumayiningira. Okay, ndamuyobora. Kanda noneho muri turiya dukoni dutatu dutambitse ibumoso hejuru tw'umweru, akandamo. Reba ijambo ryanditse ngo mainnet, akandamo. Reba ahantu handitse balance dashboard, ati nahabonye. Ngaho reba hagana hasi handitse ngo mainnet, ntuza imibare ihari. Ati ndabona imibare ahantu hatatu. Aha nyuma handitse migrated, hariho iki? Ati hariho 0. Aha kabiri ambwira iziriho, aha gatatu ambwira iziriho. Hari ahambere hejuru transferable balance, hari nako unverified balance, aha kabiri transferable balance, aha gatatu migrated. Nsanga hariho 0. Ndabwira ntago zirajya kuri konti. Ati ko mfite nyinshi ariko ntacyo zikumariye. Ndamubwira noneho kanda hasi aho handitse mainnet checklist, arayibona akandamo. Muzi ibintu yabonye? Ndamubwira ni hera ku ntambwe ya mbere ni zingahe? Arabara ati ni 9. Zifite ibara risa rite? Ati harimo amabara atandukanye. Yahe harimo ibara ry'icyatsi, harimo ibara rya mauve, hakabamo n'ibara rijya gusa ngo nk'umweru, rijya gusa nk'ivu. Nsanga nta none ndebera kuri 7 harasa hati, ati ni mauve tayari, nta nakawe yisi urakora. Aha, ibaza umuntu wakoze akazi kandi ugomba guhembwa ari uko wujuje imyirondoro, baguhembera muri banki. Noneho nta konte urafunguza muri banki, nuko munsi wo guhembwa abandi igihe bajya kubikuza barabikoze, wo nawe ugashogoshera ngo ugiye muri banki kubikuza, ugatera itiku ngo ntibaguhembye. Amafaranga ari muri banki ariko ntari kuri konte yawe kuko utigeze ufunguza konte. Ibyo ni navugaga muri bimwe tugomba kuzuza. Ngiye gutinda rero kuri iki kintu cya migration. Migration kubera iki abantu babonye migration bwa mbere badashobora kubona iya kabiri? Hakaba harimo n'abakoze validation, aba validators bahembewe izo bavalidatinze ariko bakaba batarazibona. Kubera iki? Kubera iki se abantu batarabona migration bwa mbere bamaze kuzuza ibisabwa ariko bakaba batarabona migration? Uyu muntu wabonye migration bwa mbere kuki nawe iza kabiri atazibona, cyane cyane zikomoka ku bantu yinjije cyangwa uwamwinjije? Kuko izo ngizo muri migration ya kabiri nibwo tugiye kuzazibona. Kubera iki?
impamvu nta yindi ni uko hari ibyo usabwa kuzuza utujuje. Ibi birareba nde rero? ngiye kubabwira, birareba umupayoneya wese. Urasabwa iki rero kugira ngo ubyuzuze, kugira ngo ubone migration? Ubwo turi kuri migration. Ibi nutabikora nta migration uzabona, uzongera kubona. Ibi nutabikora nta migration uzongera kubona. Biri mu itangazo, babisubiyeho bwa inshuro nk'eshatu. Buri mupayoneya agomba kubikora. Ndabyibuka mbibona bwa mbere, nabitanzemo amakuru hashize iminsi nk'itatu. Pi Network isohora itangazo riri official ryemewe n'amategeko. Pi Core Team isohora itangazo, nyuma y'iryo tangazo isohora indi update nayo nabasobanuriye, ariyo mperuka kubereka nyine. Ariko ntabwo abantu bamwe babihaye agaciro. Reka nze nkubwire, iyo ubikoze ibyo ubona nicyo ugomba gukora. Ntega amatwi neza. Abantu benshi mujya mutega amatwi ibintu byinshi bibayobya, mukanga gutega amatwi ibyo umuntu abasobanurira. Yewe n'izo Korani na Bibiliya muzisubiramo kenshi ntimubirambirwe. Yego sawa, twagiye. Namwe nimudusubiramo ibingibi kenshi, kazi yenu daraho nibereye. Twagiye. Umuntu wese arasabwa gukora ibi bintu. Ushaka migration, uhereye ushaka migration, arasabwa gukora ibi bintu ngiye kumubwira. Icya mbere, ugomba kuba uzi kandi ufite email yemewe muri Pi. None ko ufite nyinshi ukaba utibuka iyo ariyo, urayibwirwa n'iki? Dore ikigiye kuyikubwira. Mbere na mbere, inzira n'imwe turi bunyure. Umuntu wese uvuga yuko ategereje migration, akaba yarujuje mainnet checklist, ziriya ntambwe zose, wenda hasigaye iya 9 cyangwa se zose zari zaruzuye, ariko urasabwa kubisubiramo. Wowe zari zaruzuye, urafata passphrase zawe, wazandukura, wazikopiya, upfa kuzishyiramo neza uko baziguhaye. Uzishyire muri step ya 3, mu ntambwe ya 3 muri mainnet checklist. Utazi kujya muri mainnet checklist, arajya hariya tumayiningira, akande mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, mu nguni ibumoso hejuru, ajye ku rutonde rw'amagambo arebe mainnet, ahinguka hango handitse balance dashboard, ureba hagana hasi kuri mainnet checklist, ukandemo, ujye muri za ntambwe 9, ujye mu ntambwe ya 3, ushyiremo izo passphrase, nurangiza ukande confirm. Umuntu wese uri bukora ibi bintu mbabwiye, arabona kimwe mu bisubizo bitatu. Igisubizo cya mbere ushobora kubona, hari uri bubone bamuhaye kode kuri email, biramusaba kujya muri email ayireba. Ashobora kubona notification, ashobora kujya akayikopiya, ukagaruka ukayipestingamo aho ngaho. Iyo email bari bube baguhayeho kode, niyo email ya nyayo Pi irimo kubona yemera. Nawe rero biragusaba kwemeza yuko ariyo y'ukuri. Niba wari waranayiretse, nakugira inama ngo shyira abatekinisiye bayirikavaringe, bayihe password yayo nshyashya, bayiguterekere muri telefone, aba ariyo ukoresha, iraza kuba ariyo yemewe muri Pi. Iyo batanzeho message, niba wari warayikuyemo kandi niba uyifitemo, urabuhirwa. Hanyuma numara kwemezamo iyo kode baguhaye, ukemeza, bikagenda, bishobora kurangira ukabona baguhaye ijambo, amagambo abiri yanditseho ngo made a mistake, cyangwa se munsi handitseho ngo go back. Urakanda go back, uraburangije ibyawe. Ariko ushobora gushyiramo iyo kode ukemeza, ukabona bakujyanye muri
muri wallet ya payi muri blockchain bakagusaba gukora testnet. Ugomba gukora testnet. Ubwo ndaza kugaruka mbereka uko bakora testnet, video ibereka uko bakora testnet. Hanyuma nanone ushobora gukora aho ngaho ngo go back, cyangwa se ushobora gushyiramo wakwemeza ukabona bagukubise ikimesaje kikujyana muri wallet, harimo ikimesaje kiriho ngo activate your wallet. Testnet yo bashobora kuyiguha usanzwe warayikoze. Ibyo nanjye mbabwira barabinsabye kandi nujuje ibisabwa byose pe 100%. Ibyo mbabwira ni 100% ngiyewe, ariko ibyo bintu barabinsabye. Hanyuma rero baguhaye icyo kimesaje cyanditse ngo activate your wallet, munsi yanditse ngo KYC with Pi. Ugomba kumenya yuko bagusaba yuko ugomba guhuza wallet yawe ya Pi, ukagifunguza Pi yawe fingerprint gikumwe, cyangwa isura, cyangwa patina, cyangwa se password, ukabishyira muri telefone yawe bya bindi ushobora gushyira muri telefone yawe, hanyuma ukabihuza na Pi. Ibyo nibyo bita two factor authentication. Ibyo utari wabikora ndakurahiye ntabwo uzarenga. Ngira ngo mwabyumvise. Ibi rero ku muntu ziriya ntambwe 9 zose zavivutse, biramusaba nawe kubikora. Iyo nta kindi abazwa ashyira, ari n'abafite ikibazo cy'abavalidator banditse bagize gutya bapyonda cyangwa bakanda kuri ngo become a validator, munsi muri KYC ugiye kureba ko yavivutse akandamo, ariko ntakora iki validation. Icyo gihe bigaragara yuko uri muri tentative. Uwo rero uruzuza two factor authenticator, ubundi urekeraho utegereze migration, kuko udakora validation ntacyo bazagutwara, bazabona yuko utabikora nyine. Ariko mu by'ukuri nawe byavivutse wabonye migration bwa mbere, n'ubu urasabwa kubikora. Urashyira passphrase zawe muri 3, wemeze, baguhe code, numara kwemeza bakujyane muri testnet, ujye gukora testnet, ubirangize ube urasoje. Ariko ubwo niba warakoze two factor authentication, niba utarakoze baragukubita kiriya cyugi rwose kikwibwira ngo activate your wallet. Nagira ngo mbibasobanurire mu magambo, tuzafata umwanya wo kubibereka wenda muri video, ariko haraho bidashobora kwerekana kuri YouTube. Mbikoze kenshi ugasanga fingerprint barayikubye, ariko hano muri Pi ho ndaza kubigerageza ndebe, kubera ko ku zindi platforms hari igihe byanga, ariko muri Pi haraho bikunda. Ubwo rero mwitegure, ariko ikibazo urumva jewe nshyiramo fingerprint yanjye, nawe rero urasabwa kureba abatekinisi bagushiriremo fingerprint cyangwa isura, bayemeze muri telefone, hanyuma ibindi biraza kuba ari urwijyana. Nayo makuru nagira ngo mbahe, nimutayakurikira rwose benshi muzahomba, ariko nimuyakurikira ndabizi neza kazabagirira umumaro. Hanyuma rero nimugire umuco, ndashimira abantu banditse ejo bundi, n'ubu nimugire umuco wo kwandika muri comment buri kibazo cyandike neza, ariko ufite ibyo yabonye abifate screenshot, abinyoherereze kuri WhatsApp, anyereka ati reba hano uko bimeze. Ibyo nangi iyo mbibonye bimfasha kurushaho kubasobanurira ko ntago dufite ibibazo bimwe. Rero ntago ubu mbikubiye hamwe, ariko ntago tugira ibibazo bimwe. Ntago wazana ikibazo kimwe ngo ugisobanure kandi twese tudafite icyo kibazo. Icyo kora dushobora kubirunda hamwe tukabisobanurira hamwe. Ibi ngibi mbabwiye nibyo nandikiwe na bagenzi banyu, haba ari muri comments ndetse n'abanyohereza kuri WhatsApp, nkabyifashisha nkabasobanurira kugira ngo turusheho kumva, noneho nitujya kujya muri pratique tube twamaze gusobanukirwa bya bindi nababwiraga ese noneho turabikora duti. Mugubwe neza, mwaye muronye, mugire weekend nziza, kandi nimero ngira aho ngaho hepfo muri description, aho ngaho muri titre unyeneye aramvugisha cyangwa nyandikire, hanyuma duhane gahunda ku byo umuntu yamufasha. Asigaye rero mugubwe neza, ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka. Ciao.
cyaro.